Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Twonye dushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubw'inema ze n'ingabireze ibyiza bibasha gutungana. Dukomeje n'igice cyacu cy'iswala aho twaganiriye ubushize tugaragaza agaciro kayo n'amwe mu mategeko ayigenga ndetse anayigena. Uyu munsi wa none ahangaha muranyemerera insha Allah ta'ala twinjiye noneho mu somo nyirizina iswala tuyihere mu mizi yayo aho itangirira, dore ko nta sala yakirwa hatabanje kubaho isuku. Umuyisilamu ategetswe kurangwa n'isuku mu buzima bwe bwa buri munsi. Mu by'ukuri Imana ikunda abanyesuku. Kwisukura bigabanyijemo ibice bitatu. Icya mbere, isuku ku mutima. Umuntu ategetswe gusukura umutima awukuramo ibangikanyamana, guterekera, kubandwa, kwizera ibindi bitari Imana no kubisaba. Nanone akawusukura awukuramo ishyari, inzangano, kwikunda, kwibona, gusuzugura n'ibindi bikorwa bibi Imana idakunda bikorwa n'umutima. Icya kabiri nanone ni isuku ku myambaro no ku butaka. Umuntu ategetswe gusukura imyambaro ye akayeza ndetse akanasukura aho abarizwa n'aho atuye mu buzima bwe bwa buri munsi n'aho akorera isala. Isuku mu gice cya gatatu ni isuku yo ku mubiri. Umuyisilamu nanone ategetswe gusukura umubiri we awukuraho umwanda uwo ari wo wose igihe icyo ari cyo cyose, waba ari umwanda woroshye cyangwa ari umwanda ukomeye. Muri iki gitabo tuzagaruka kuri ibi bice bibiri bya nyuma, ari byo gusukura ku myambaro no ku butaka ndetse no kwisukura ku mubiri mu buryo bukurikira. Igice cya mbere tuzarebera hamwe imyanda n'uburyo isukurwa. Igice cya kabiri imihango n'amaraso y'uburwayi imihango n'amaraso y'uburwayi aribyo twita kujojoba n'ibisanza. Igice cya gatatu turebere hamwe gutawada, kwisukuza amazi mu gihe ugiye gusari. Igice cya kane turebere hamwe kwiyuhagira. Igice cya gatanu turebere hamwe guteyamamu, kwisukuza igitaka gisukuye igihe hari impamvu ibigutegeka. Naho igice cya gatandatu tuzarebera hamwe uburyo bwo kwisukura ku gipfuko, igisebe ndetse n'ufite bande aziritsweho ku mubiri we igihe aho hantu haziritswe ari ahagomba kuba hakorerwa isuku, yaba ari isuku yo kwiyuhagira cyangwa se isuku yo gutawada. Igice cya nyuma tuzasoreza hamwe insha Allah ta'ala ni uburyo imfungwa ndetse n'undi wese bitoroheye kwisukura yisukuramo.